nitubirangiza kubikora tuzigiremo mu mabiro yacu twicaremo nka kuno ubu Desire Habyarimana akora nta kibazo afite noneho n'abantu ntibanyumva batanyumvise nabwo ni Mushumba twari mu nama ni kandi urwandiko niwe ruzaheraho araseka cyane abantu bose baraseka mpita nangira icyo bita organization Humura Initiative Rwanda ONG nzana ngo banasinyira abapasiteri banigiremo ku buntu barabyanga nikorera mu bundi buryo bwanjye nifungurira amabiro yanjye Masaka nanjye kujya mu mabiro yanjye 2021 urwandiko rwa mbere rwarukiye ku Mushumba niwe wa mbere yego sijyo icya gatatu mpande eshatu sijyo umwashi muzagaruke ndababwira impamvu babwiye noneho twikomereza hanyuma ikindi niko nize kuvuga ngo abantu bagiye kunywa inzoga bakabata kwisi inzoga wewe warasaze hari n'abahungu base bakora ibinyamakuru ariko nibazi cyo nari mbivugiye yego ofete buriya kiriya kintu cyo kunywa inzoga ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze unyite Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda wakoze subscribe Imana iguha umugisha nawe ugiye kuyikora uhabwe undi iyi yitwa Humura Program TV ndetse na Prince Robert Rwanda twakuze ikitwa collaboration YouTube irayemera ko abantu bakora collaboration rero ngiye kuba ngara na Pastor Shimimana Jean Marie Vianney hanyuma reba aho hasi muri comment section harimo groupe de WhatsApp yo kujya gusura abarwayi kwa muganga ushaka gufatanya natwe umurimo you are welcome hajya waratangiye ubu ngubu natangiye nanjye ngiye nkora mu bitaro by'i Rwamagana ngiye nibonsura voilà ko umuhamagaro rero uyu munsi tugiye kuza kuganira ni ikiganiro cyitwa Gospel Talk impamvu nifuje guhamagara Pastor Shimimana Jean Marie Vianney numwe mu bashumba bakora n'umurimo w'itangazamakuru bakora ku rubuga rwa murandasi rwa YouTube yego kuri Humura Program TV iteka abafite update news cyangwa se breaking news cyangwa se information abantu batazi bazita strange story zishamikiye ku itorero rya ADEPR cyane mu minsi yashize hari ibintu bigera nko mu 10 ejo nandi gutekereza ya breakinze bigiye kuba mu itorero rya ADEPR bimwe byarasohoye ibindi ntibirasohora hanyuma nkabona abantu bari muri commentaire bamwe baramutuka kuko wenda bitaraba ariko babantu mujya mutukana nimujya mubona byasohoye kuko wenda mutari kubibonesha n'amaso yanyu mujye muza musabe n'imbabazi vuga ati twarakosheje tubabarire impamvu rero naguhamagaye mu minsi yashize nabonye hashize iminsi 3 PR cyangwa se umuvugizi ushinzwe itangazamakuru Emmanuel ya ADEPR nabonye yarabaye n'umunyamakuru wa televiziyo ya Life Radio cyane Reveranda yizaye rwose muduha akazi dukore umwuga nibyo pastor yerekana umunyamakuru w'umwuga cyane muduha akazi cyane rwose dukore umurimo yego aragira ati ADEPR ubu ngubu systeme nimwe ni ya leta paruwase nkuko leta ifite uturere 30 na paruwase zibaye 30 iki kintu ndibuka ugikomozaho umwe mu bapasteri bo muri aka gace kacu ka Kabuga yaduhamagaye turi kumwe hano aradutuka kwera cyane aradutuka ngo twigize injajwa urumva ngo ibyo bintu ariko ari mu bantu bahaye iki ibaruwa pastor uyu munsi nagira ngo tugane noneho tugane byimbitse njya nkunda kubwira impamvu ngoze introduction ndende no kugira ngo abantu bumve neza iki kiganiro bitonze n'impamvu tugikoze ntabwo turi abavugizi b'amadini afite abavugira oya twebwe tuvuga ibyabaye n'ibizaba yes tukanasesengura tukarebera hamwe ikijya mbere n'ikigenda tukanatanga n'inama ku Kristo waba uzi kumva neza icyo yakora niyo ntego dukoreye iki kiganiro ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye njya nkora ikiganiro nkabwira abantu ngo ntago waba umwadeperi ngo ube n'uwa Kristo bikunde ntago bishoboka ntago bikunda ni waba umudivantiste w'umunsi wa 7 ngo ube n'uwa Kristo ntibikunda ntago watayira ubukwe bubiri ugomba kuba uwa Kristo cyangwa se ukaba iki umukatolike cyangwa se ukaba umuzayoni rero munsi w'amateka nimubona mwabazayoni mwe mutageze mu ijuru mwaba restoration imwe mwaba women imwe mwaba grace room mwe mutageze mu ijuru nimuzarenganye Kristo yabayeretse ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo hari uwakumva ibyo akavuga ko tubakwiye mu madini yabo ntabwo tubakwiye mu madini yanyu nimo baba Kristo gusa yego birashoboka ko
wagira sosiyete ubarizwamo aho muhurira arega buriya Robert idini yego cyangwa se itorero reka tubyite itorero kuko hari abayita ariko gatubye cyangwa se association ubundi idini cyangwa itorero ni association ni ikibina ni ihuriro ni itsinda ni communauté voilà abantu bahuriramo siko biri ariko ubu tuvuge Robert wenda duhuriye ahangaha reka duhure mu itangazamakuru ariko utuye hano Indera sibyo nanjye ngatura i Gasogi ni ukuvuga ngo ufite aho ubari ufite adresse yawe adresse ntabwo ari itangazamakuru itangazamakuru ni umwuga ni umurimo ariko ufite originalite yawe reka nguhe urugero urabona niwafashe pasiporo ejo bundi memu n'uyu munsi burya hari ibintu amaze kubona muri leta ntureba duvuka Igicumbi pasiporo yawe yanditsemo ngo iki yanditsemo Indera yanditsemo Gicumbi sikoze niwe uvuka ni iwanyu aho uvuka uranyumva neza aho rero uvuka buriya ni iwanyu ni ukuvuga ngo ahangaha nubwo ufite ngiye mfite irangamuntu ya hano muri Gasabo niyo irangamuntu ngiye mfite ariko aho uvuka ni Igicumbi n'ubundi pasiporo yanjye yanditsemo Gicumbi ntabwo handitsemo Gasabo gusa abana banjye ntabwo bavuka Igicumbi bavuka i Kigali n'ubundi byo rero mubwira aba Yesu bafite originalite ni muri Kristo aya madini n'aya matorero duhuriramo ni ihuriro ni association ni nkuko twaje i Kigali ariko tuvuka muri Yesu hanyuma rero iyo kigaruka ngo itabi n'urumogi rwawe urarangira no gusubira iwanyu bikaba njyewe cyane nza ku Kigali mama yaranyicaje arambwira ngo mwana wanjye ngo ugiye Kigali icyo Kigali rero bumvaga bavuga ko ngo habayo sida ngo habayo ngo ubusambanyi ngo habayo ngo uburara ngo habayo kunywa urumogi bumvaga ko bibi Kigali gusa arambwira ati mwana wanjye hari umuhungu uramenye uzirinde abakobwa b'i Kigali uzirinde itabi uzirinde kunywa inzoga ngo urwane atajya kumpa impanuro ahangaha naho rero hari igihe ujya muri iri dini iyo ariyo yose somewhere ugahuramo n'ibibazo bikomeye babonye hamwe aho basiga amavuta bagahebeba nugera bakaguhebebesha rero ntuzavuge hari aho uzagera bakababatiza bakavamo bamuka nugera ukabatizwa umuka ntabwo Yesu amukesha abantu ahubwo uzaba wagiye muri sosiyete imukesha nyine urikumva hari indirimbo ya Kasanovi ugerayo gatukwe n'amatara urabona muri minsi hari ibintu bisigaye by'amatara ashashagirana ukajya ni paradizo hari imitako iri mu rusengero urahagera ukagira ngo ahangaha muri rusengero haratatse pe uranyumva neza wabona amatara wabona imisaraba ipanzemo kabati dore ahantu amatapi wareba amatapi hasi kabati indabo zitatse kabati nukuri kw'Imana ariko mu kanya gato bakurambika bagutunga urutoki gutya ugahita uhirima hasi reka nakukajyemo nako ni ingenzi impamvu nifuje rero ko tuganira uyu munsi uyu muntu wizeraga akizera mu itorero rya ADEPR mu ncamake funyo nk'uko abarundi babivuga watunyuramo nk'ibintu nibura wavuze ibi bintu mugitege muri ADEPR bigiye gusohora bikaba byarasohoye noneho utubwire n'ibindi bihishe imbere umukristo kugira ngo ave mu rungabangabo no mu rusobe rw'ibintu Robert jewe reka ngiye kubihera kure cyane urumva yego en fait 2013 2013 twari turi mu nama ya paruwasi tugenda nakoraga ikabuga twari abakozi 19 urukumva twari abakozi 19 umukozi 19 ndabicara ndababwiye ni muzi n'ikindi ndabona amafaranga muri ADEPR ashizemo kandi yabagamo icyo gihe amafaranga muri ADEPR yari arimo menshi cyari igifuti ndabwira rero
amafaranga muri ADPR arashize, ararangiye. Yego. Icyo mugiye gukora ni iki? Tugiye gukora kongera nabibonaga mu mwuka. Mureke dushake dufungure sako, konte muri sako. Iyo konte ntago ari iyitorero, ni y'abakozi twebwe. Kubika 5 kuri nge sinabishobora. Niyo agiye umitanya kuza mobile money. None tuba dufata 5,000 ntago ari ikibina, dukore ikintu kimeze nka roska, kubika gusa. Tubika buri kwezi. Mbabarira n'imibare nabwo ni twarakoze 19. Abakoze 19 urumva ni ibihumbi 90. Yego. Sibyo? Ndabwo ni mu mwaka umwe tuza dufite miliyoni imwe isaga n'ibihumbi hafi 200. Ntuye kumara imyaka 5 tuza dufite miliyoni zisaga 6-7. Mu pastor nakenera amafaranga. Ntabwo azongera kujya muri banki. Azajya zandi wacu tuyamuhe nubundi ngwate mu mushahara. Nitugira miliyoni 20 tuzajya ku Muyumbu tugura ikibanza kinini, byari bikigurika icyo gihe, byari bibanze bikigurika. Tugura ikibanza kinini dusubiye muri banki twakemo amafaranga, twakemo amazu, buri mupasiteri atunga inzu bitari ngombwa ko atunga inzu. No tugiye twishyura ya mafaranga yacu gahoro gahoro. Abantu baranabyumva. Bamaze amezi 2 bataratanga amafaranga, ndabihorera. Ndabibutsa ukwezi kwa 2 kwa 3 ndabareka nimupfa nimuzanzire. Icyo si kimwe. Icya kabiri 2016 ndavuga ni akazi kararangiye, twari mu nama n'ubundi. Mushumbuzi ukuntu yambwiye, watuyobaga sinibuze kumumentioninga izina. Oya jya ubihorera. Yarambwiye turi mu nama aramwe ngo pastor ngo Imana yacu ntabwo ngo Imana yacu ngo nagikuramo ngo ahubwo ngo Imana yacu irateranye ngo koresha ngo kimenyetso cya plus, niko yavuze. Nabane rero Imana yo ni plus pe, ariko ababayobora barajya muri kuramo, ndetse usibye no kuramo bazajya muri minus. Nibyo banze bimenye. Ni kandi niwo bazaheraho. Ni ukuri kw'Imana. Ndababwiye noneho mureka twebwe dukore organization. Dushaka amabiro yacu, twikora organization, dufungura akabiro, dutanye dutekeze byo gukora, nitubirangiza kubikora tuzigire mu mabiro yacu twicaremo. Nka kuno Budesire Habyarimana nta kibazo afite. Noneho n'abantu ntibanyumva. Batanyumvise nabwo ni Mushumba, twari mu nama. Ni kandi urwandiko niwe ruzaheraho. Araseka cyane, abantu bose baraseka. Mpita nangira icyo bita organization. Humura Initiative Rwanda. ONG. Nzana ngo banasinyira abapasiteri banigiremo ku buntu, barabyanga. Nikorera mu bundi buryo bwanjye, nifungurira amabiro yanjye Masaka, ntajya kujya mu mabiro yanjye. 2021 urwandiko rwa mbere rwarukiye ku Mushumba, niwe wa mbere bahaye urwandiko abaratashye. Dukurikiraho natwe Sefini biba birarangiye. Ibaye ya kabiri. Ejo bundi rero ndababwiye ni mwabantu mwe, ibintu biracyakomeye kuba bibi. Mu gufunga izi nsengero kubera ko tuje ibisabwa, hari ikintu ndababwira kibuka. Nababwiye ni mureke mbabwire, paruwasi zigiye kuba 30. Nibingibi bababwira ngo mwubake insengero, ngo bazabafungurira. Ni nyamuneka no gutanga amafaranga y'ubusa. Uzi ko na Kristo bambwiye bandika komanteri ngo ndi kugumura abantu. Siko bavuze. Hanyuma nge nabwiraga kuko ari byo narebaga gutya. Hari ibintu ureba umwuka ukabibesha no mu mubiri. Robert, ibintu byose hari umuntu ejo azambwira ngo ni musengere manyangwa agiye gutaramwe, ni hari ibintu dusengera n'ibidasengera. Robert, nago nagusengera ngo dore ibyo kurya ngibi hano ngo ningusengere ngo birye. Oya ni reka mbwira abantu badukurikiye pastor, sibyo akangiye kubabwira. Buriya mu minsi yashize bafunze isengero. Nkoranarize. Oya banza wongereho ngo zitujuje ibisabwa. Kugira ngo babyumvikane neza, leta ntabwo yafunze insengero, ahubwo yazifunze kubera ko zitujuje ibisabwa. Nkoranarize ndavuga ko leta ni ihohoteye abaturage. Kubafungira ahantu basengeraga, utubari tukaba dufunguye. Noneho nkora senteze yo mu mwuka niyo mu mubiri. Sanga leta ntiyigeze ibarenganya. Ndavuga impamvu ebyiri dukomeza ikiganiro. Iya mbere, intyoza z'imbere zigisha. Ibintu zigisha uri umuntu ukora muri leta udafite umwuka wera, ugatuma y'abantu tugenda ndebera ahantu abantu bashiriye birwa. Sibyo? Noneho yagera agasanga ibintu bigisha bari kubizeza ry'ibitangaza ngo ni visa. Umuyobozi yakwibuka ko afite visa yo kwinjira mu kibuga cy'indege narutangira inzu, yakwibuka ko nk'abase Kimondo bubaka amazu nasaga, abagore beza, yakwibuka ko afite umugore mwiza, akavuga iyi Mana ko numva nanjye ndi kuri standard yo kumera nkayo. Sibyo?
bati niba ari iyo mana ibuza abantu gukora niba bireke nibajye guhinga. Pastor nawe ukoze analize wasanga ari byo cyane. Abantu banze kwigisha Yesu ukuri, bigisha ibintu bitari byo. None babeshya abantu ngo mu rusengero aba amafaranga, kandi amafaranga ntaba mu rusengero, aba muri banki no ku kazi. Amafaranga en fait urabona ko ngewe na mbere tukibana amateraniro n'ibiki byose nawe hanoke ubu tugiye gusoza amateraniro umugende mujye gushaka amafaranga muhure nayo. Amafaranga ntago ari hano, amafaranga ari hanze, ari muri banki, ari mu kazi, ari mu bikorwa. Ibyo rero abantu burya reka mbwire ikibazo ntago kizi. Hari ikintu cyitwa ngo abafana se buriya abafanara ubujiji, gita ubujiji. Burya reka mbwire aya makipe aya ngaya tubona za APR za Rayon Sport nta nubwo zifite abafana, zifite abakunzi. Yego, abakunzi roba uzi ko aya makipe afite abakunzi. Byemera nko Rayon Sport n'urugero ifite imbuga sibyo, abantu bagatanga amafaranga bamama ku minute baba muri za fan club bagatanga amafaranga nta muntu yakwatse ku mutima wawe yo gushyigikira ikipe yawe. Ugasanga umuntu yisize irange uriya muntu ntabwo ari umufana. Umuntu wisiga irange yaryiguriye roba kuyikuraho ni peteroli my friend, agakora umupira w'irange. Nabonye abanyamadini baranabeshya, ntabwo bakunda Yesu, ntibakunda n'idini, ntabwo bayikunda. Urumva katwikomereza yako kari kanyuzemo mu kiganiro hanyuma ndabagira ni ibi muri kubaka nimube mubiretse gato manze mutegereze. Robert bisohoye gute? Nuko bisohoye ko paruwasi zamaze kuba 30 barabyumvise barabyitangarije. Biro officiel none nagati twabitangaje. Bahisemo kujya bagitangaje. Twarabivugaga mbere tubikuye mu bwino, none basigaye babitangaza ngo tutarabibona. Ariko ngo tuzatubibona. Basiga inama bitararangira agatatangaza inama bitararangira ariko tatubizi. Nose twabikuye he? Noneho ikindi nuko ubu ngubu za nsengero bubakaga bapfusha amafaranga ubusa. Bizagenda bite mwana? Ibi nibyo byo kugusha abakristo, urukumva abakristo bagwe kandi twarabibabwiye cyagiye. Yego, nuko ubu urusengero rugomba kuba rumwe mu murenge. Iki rero ubu nukivuga kubera ko hano ndera hano ku rusengero kuba dive nuzara hepa musave akaba ari yurundi ku Murindi akaba ari yurundi Igasogi wo ku Murindi ahita Gashure. Ati ibyo ngibyo bikura he? Nigeze ubikoze aho bishoboka bazajya bafata imirenge ibiri ajye mu rumwe, nibagirirwa imbabazi ariko za nyuma ni insengero ebyiri mu murenge. Ariko ibyo insengero ebyiri mu murenge ndabiha 35%. Urusengero rumwe mu murenge ndaruha 75%. Ubu nk'icyo urakivuze kuko kitaraba uri gutanga amafaranga hano haruguru akomeza atanga ngo ibintu byawe hakoze ibintu ni ibyanjye mwe mutwumva. Ubwashize twakoze ikiganiro tugira abantu uti umwuka wera yarirukanywe. By'umwuka wera se byo we asimbuzwa urumva donc undi mwuka kadukoresha iryo jambo. Ariko uyu mwuka ukoresha imbaraga zishamikiye ku cyitwa iki ubutinganyi. Arega Robert buriya Bibiliya ivuga ngo iki se? Robert nje nkubwira mu gihe cy'imperuka Bibiliya ivuga ngo iki se? Iravuga ibintu bikomeye cyane ari byo uyu munsi abantu barimo kuyoberamo. Nsomera Yesaya 4:1 wumva ukuntu avuga. Yesaya 4:1 yaranditse ko nihute magere ati uwo munsi abagore barindwi yego baziyitirira umugabo umwe. Abagore bangahe? Barindwi baziyitirira umugabo umwe. Bavuge bati tuzirisha twebwe ibyacu, wowe ntugire ngo uzatugaburira. Yego, kandi imyambaro nayo ni iyacu, ni byose ni ibyacu, ariko twitwe izina ryawe gusa kugira ngo dushaka kwitirirwa udukure igisuzuguriro. Abagore uyu munsi wa none abantu bafashe amacyakizi. Yego, banza wumve Robert, bafashe amacyakizi, bafashe amadini, bafashe amatorero, bayitirira Kristo. Umugabo umwe ni Kristo. Twebwe ubwacu tujye kukwiyitirira gusa, dukoresha izina ryawe, dukoresha izina rya Kristo. Kuko buriya iyo bagiyemo bose Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, urukumva bageramo bakirwa baceza gusa, urukumva neza, ariko batavuga Kristo, batamamaza ubwami bwe, batamamaza icyoro cye.
ubundi mu bisanzwe no mu mahame y'Imana Eh. umugabo ashinzwe kugaburira umugore aha anamwambika. bene kivuga biravuga ngo kwifuza k'umugore guhererere Ku mugabo ku mugabo we. Yes. Aba bahungu rero n'abakobwa baravuze ati tuzasinga amatsinda umugabo ari we Kristo, ibiryo bye turabizi. Noneho aya matsinda y'aba bagore abantu babyumve neza, ni aya madini murimo. Twebwe ibyo kurya tuzabyishakira, twe isabato izatwambika, Muhammad azatwambika, Elena White azatwemerera buri kimwe cyose, Gitwaza azadutwara, runaka dutware, nta kibazo. Amayerekwa naya nta kibazo, amayerekwa naya dushaka n'akantu gatoya, ni dadi wacu ni mami, nta kindi. Reka twitire ko turi abakristo gusa, ako konyine. Status muyiduhe, muyiduhe, ibisigaye si ibyanyu. Wowe Kristo iyo status tujye kuyitirira no kwereka oya. Naho rero ibi ngibi nibyo nkubwira bigiye guhita bitwara umwuka wera. Icyambere, nta rusengero na rumwe uru na rumwe ruzongera kuza kuvuga ngo rurahanura. Ubwo impano y'ubuhanuzi reka, kandi Bibiliya ivuga ngo iki? Kabiri, ibintu byo kwigisha kugaruka kwa Yesu. Oya, no mahame byarasohotse. Mu mahame uzi ukuntu babyise gutera ubwoba isi. Utwo tuntu natwo muduha. Icya gatatu, kubwira abantu ko ibyaha mugomba kubyihana. Kwihana ibyaha harimo ikintu cyitwa gukoza abantu isoni. Uranyuma neza? Wege dushaka dukiza kagasuzuguro. Ugiza agasuzuguriro. Twebwe icyo dushaka. Basta mise ntekereza. Ndibaza ko Satani akunda gukora imitation. Kwigana ibyo mu bwami bw'Imana. Bwashize baravuze ati tugiye gusubira muri Kiliziya Gatolika. Ariko mise nibaza ikibazo kigira kiti ko mu bwami bw'Imana muri ryari ryavangwa itorero ni rimwe, mu moko ataramwe, umwami waryo n'umwe, umwuka uriyobora n'umwe. None aba bagore barindwi ko numva batatanye, aka kantu ko nikazabara. Ariko se Roba, reka nguhe urugero. Siko biri? Reka nguhe urugero rufatika ruri yere. Anglikani bihangane ko nkoresheje wenda iri jambo. Ngisegureho. Yego. Anglikani niyo ya mbere yatangiye kuzura umwuka wera mu Rwanda igahini. Ibintu biravuga, bibyutse, induru ziravuga, abantu barahanura. Nyuma y'ubwo buhanuzi, uyu munsi amazi yaguyemo ntiwanamenya ko ubwo bantu byasigaye ari imana. Nose ngo baze Roba, uwo mwuka wigeze kumanuka icyo gihe waragiye he? Warapfuye se? Wapi? None wapfuye ute rero? Wagiye he? Theologically kubera icyo ngira gutegewe nshaka, sibyo? Icyo ngewe nyeneye. Uranyumva neza? Hari wa mugore w'abadive yitwa Elena White. Elena White azana ibitabo ngo by'intambara ngo by'iki, urumva ngo bikaze, niyerekwa rye nibyo bagenderaho. Uranyumva neza? Bakigwa bigisha ngo intambara ngo ibiki. Uzi ko buri ariyo bazanye ubuyobe ngo mu 2000 ko imperuka igiye kuzaba babaye ngo ni munyaga narya. Umwe muri Ghana wazanye ngijyano bana wa rero bahozeho. Ariko ibi byose ni ukujijisha abantu. Wabonye hari abapasiteri uri kumva aza akavuga ngo niba ngo ari imisozi 5, niba ngo ari imisozi 6, ngo ni amahame 8, ngo amahame 16. Ayo mahame wajya kuyashaka ugasanga nta hame na rimwe rijyana umuntu mu ijuru. Oya ari uwanyemejeje bundi. Urabona Bibiliya iravuga ngo Yesu yabaye igitambo kimwe kizima gishimwa kera, gikura abantu ibyaha kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, abicyaremwe gishya. Siko ijambo ry'Imana niko rivuga. Ahubwo aricara akavuga ati oya, ikintu cyatanzweho amaraso gikurwaho n'amaraso, ariko n'icyatanzweho ifaranga gikurwaho n'iki? N'ifaranga. Ubwo icyatanzweho intama n'ihene n'inka gikurwaho n'iki? N'inka. None se twibagiwe rya jambo Yesu yavuze ngo nimugende mu mahanga yose. Yego. Mwiruka musengera abantu babatizwe, nimwarangiza mwirukane abadayimoni mu izina ryanjye rya Yesu Kristo. None turajya kwirukana mu izina ry'amafaranga? Aho ngaho tuba turi hehe? Turabirukana mu izina ry'intama
ni ukuvuga ngo tukuye izina rya Yesu bimwe twavugaga byo kuyitirira ndi umugore wa mugabo we ngiye unyitirirwe gusa ngiye ndirwanaho amafaranga ndayishakira ntabwo ndi bubirukane mu izina ryawe kuko ngiye ngufite ndabirukana mu izina ry'intama gusa niba intama ni ziza kundeba kumva ziraza zizi ko ari we zije kure ariko ndisega ngiye ndisega hanyuma ayo madayimoni barimo niza uruhu gusa niza uruhu ngewe niza uruhu inyuma ndi intama ariko imbere ndisega hanyuma ikintu basaba Yesu ni ukubatiza uruhu ukaza uri intama ariko inyuma uri iki urisega Bibiliya irabihurika ngo baryize ibyibushye iyo icumba gihe se barayishaka iyo icumba gihe ntabwo bayikeneye oya ngo iyo bazize ibyibushye n'izinanutse inzara bazikuramo ariko harayaye udakora ukuvuga ngo ni uko nguko rero ibintu uyu munsi wa none biforumye ariko ofete si ugushaka kujyana abantu mu ijoro no kubabwira ubwami bw'Imana no kubakumbuza ahubwo icya mbere ni ugushaka kumenyekana kabiri ni ugushaka kwikuza ubutunzi ariko ubwitwaje ku ruhu yego pastor icy'amaparuwasi cyasohoye indagenda ikurikiyeho yihuse ni iyihe ku bantu badukurikiye indagenda ikurikiyeho ubu ni ukuzimya umwuka wera icyo cyaratangiye na za Nyarugenge umwuka wera byarabaye nta bitero bagiye ubona aho kugira ngo kirangire kiri mu mwuka kikarangira kiri mu ntuza kikarangira kiri mu mirwano mu gipfunsi niba bibonye se amadarapo azunguzwa bayakaraga bakajya kuvuga ati nyabuneka hagarika akoreka ngo baze roba uriya muntu wagiye kuyaga cya gitambaro ni injiji itazi ibyo yarimo gukora ubu reka twemere ni hehe adorasiyo yabaye bazunguza ibitambaro icyo ni reka ndabura abakirisitu bo muri adepera akantu gatoya izi 30 bavuze ati badekaraye muzagende mukora ubushakashatsi munshakemo inyuguti ya ma mira ya Gmail ahantu muzajya muyibona muzambwira nzababwira impamvu nyibabwira buri rusengero rwose uko ari 30 mugende mukore mu bushakashatsi uri kumva kamabwira ibintu bitatu background y'umukara nzababwira ubutayi impamvu nyibabwira iya kabiri ikimenyetso cy'inyuguti ya M imeze nk'iyi ya Gmail yego sibyo icya gatatu mpande 3 sibyo umwashi muzagaruke ndababwira impamvu babwiye noneho twikomereza hanyuma ikindi niko nize kuvuga ngo abantu bagiye kunywa inzoga bakabata ku inzoga wewe warasaze hari n'abahungu bose bakora ibinyamakuru ariko ntibazi icyo nari mbivugiye ofete buriya kiriya kintu cyo kunywa inzoga nta muntu uzavuga ngo babwiye ngo ni munywa inzoga ahubwo iyo abantu bamaze kuba abanyedini batakiri mu mbaraga z'umwuka donc barabaye ibyigenge si ibyigenge se biraba ngo umwuka tari si n'ibyigenge abantu bahinduka ahubwo avuga ngo iyo abantu bamaze gutakaza umwuka ikibazo kizi bakora iby'umubiri bikaba nk'ibisanzwe kamere kibasaba bakora icyo urumva kamere kibasaba bakora icyo nibuka ko ngo muri no misi nta muntu wemerewe guhagarika undi wamugani iyo ni nkubwira nyine uyu munsi nta muntu wemerewe guhagarika umuntu ngo ndaguhagaritse uranyumva neza ashatse no kuguhagarika ashobora kupenaliza akakwima imirimo yose nyine kuko kuyobora kwaje ariko nta bushobozi bwo kuguhagarika uranyumva neza uzi impamvu ni ikihe kintu wakoze icyo kintu ni ukugira ngo wa muntu wanyweye inzoga bakamubona ko yazinyweye batazamuhagarika itegeko riramurengera nyine itegeko riramurengera ubundi wenda nko muri adeperi iyo waga wadefirije cyangwa se wagiye mu rindi torero ntibagutahiraga ubukwe sibyo wanadefirije bahita baguhagarika ariko uyu munsi iryo tegeko riraza kurengera umuntu wari wese wanyereje umusatsi wagize gute bamureke nuko bizagenda byinjira gake abantu bose bashiduke n'imisatsi igera hasi abakonservateri bajyaga bavuga ngo itorero ryacu
sibyo abo ngabo konservateri abo basaza bagiraga ijambo ryijyana murabizi ko abo ngabo bavuye mu nzira abo ngabo nyine dore impamvu abasaza bagomba kuvamo bafite imyumvire yitore ngo ibintu byacu byari bimeze gutya by'umwuka abo murabizi ko umweyo wabarangije umweyo bakubuye n'abanyuma mwari muri mu paruwasi reka noneho ubwo ikintu gisigaye gikomeye ni ukuvuga ngo tutazongera gukora ikosa ngo bite biturikira icyarimwe ngo dusohore itangazo ngo bemerewe kudefiriza ahubwo mwebwe tuzashyiraho ingingo ibarengera hanyuma wowe ubikore ntabwo azabishobora azabishobora atese sibyo buriya ahubwo ubu habuze inkwakuzi ya mbere iyobora worship team ngo ishyireho meshi imbere yo kuba icyo bayitwara ese ubundi bamutwara iki mu gitondo ubyuka ushyiraho umusatsi urebe ko wagiye kuwogarika byuka ushyiraho umusatsi urebe ko ariko ntuza buriya barabikora ntora none se so ayobora bose si ayobora se international ikaba n'izazana byose urumva ngo byatangiye gupfumura Nyarugenge Nyarugenge hazamo utuntu oya nyine hajemo bya bintu ngo twebwe turabakera kamemu vraiment donc icya kabiri aba badamu ariko abadamu nabo bafite imyumvire wa mugani kuko abantu benshi bagiye kubasengera mbona bambaye ibitambaro bizagorana oya byo bigira bazavuga kumukura ariko mukora bya bitambaro ubwo muri mu biki mwebwe bazajya kuyora paruwasi wowe ujye guhura na ba meya ugende wambaye ibyo ngibyo ku isura banyumoye byihorere mu Rwanda ameze neza kabisa ibyo ngibyo rero ubwo muri make rero ibyo kunywa inzoga bizizana gahoro gake abagore bangaje ni beza pe ni beza cyane hanyuma buriya wenda uzarebe muri aya macacizi ejo bundi ari itorero nari ndimo muri kumva ejo bundi hari itorero nari ndimo noneho umuntu aje kwatura aje kwatura rero arabata ariko ati rwose ugewe naretse inzoga sinzongera no kuzinywa ariko ikimbabaje nuko mbonamo hari abantu b'imbere hano twazisangiraga ati rero nanjye ndabingize nabo baveyo ndikirijwe namwe bazisangiraga muveyo ntago mbameneye ibanga simbavuga ariko uyu munsi twarumiwe twifata ku maso roba nibyo rero turimo nta bindi reka wenda akabi gasekwa nk'akeza tunaganira no ku musozo w'ikiganiro cyacu birira ngo mu minsi y'imperuka hari ikimenyetso kizajya mu ruhanga no mu kiganza buri impamvu bibiri yavuze mu ruhanga no mu kiganza mu ruhanga ni abantu bemeye ko icyo kimenyetso kiba mu ruhanga noneho mu kiganza ni abantu bashobora kugenda kirimo ariko bapfutse gutya niyo mpamvu n'itorero naryo Yesu yavuze ngo abanyana baciye imanzi mu kiganza kandi banditseho buriya bagenda babizi neza ko baciwe imanzi mu biganza bashobora kubika ibiganza byo bakigendera ariko barabizi rero aba bantu nabo bafite ikimenyetso mu kiganza cyabo nababwira iki reka dusoze gutya dutanga inama mbwire umuntu wese witwa umukristo wireba ku idini nta nubwo ndigukuyemo ahubwo we umukristo izere Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ubundi icyo bavuga kwizera Yesu ni ikiroba abantu babona bajya kuririmba siyo ko muririmbire yo muri minsi nayo nsigaye mbona nta miririmbire ihari bambabarire rwose nta miririmbire ihari oya ni ukuriga gusa bakeza bakabira ibyunzwe babonye jimu zisigaye ziri mu rusengero ni jimu rwose abarokore bafite jimu cyane ubundi wari uzi ko biriya byo kuririmba abantu bakazana ibyokere biriya bitanemewe bara n'umwanda reka ibyo tubibahaye katubireke hanyuma icyo nshaka kuvuga umukristo wese kwitwa uwa Kristo nuko Kristo atura muri wowe ukamwambara Yesu akaba umwambaro ukaba umwambaro kuri Kristo sibyo nibwo uzaba ubaye umukristo w'ukuri Imana ishaka. Ndagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Imana amahoro igumugisha, nshimire na pastor tuganiye. Hanyuma nkuko bivuze conclusion,
uzahitemo kubaha ugushumbye ariko uhitemo kuyoborwa no gutwarwa na Kristo uba imbata ye. amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kudushyigikira muri iki kiganiro. Reka tubabwire ngo tubararikiye gukurikira ibiganiro bizaza. Shalom shalom.